noneho wa mukobwa Uwiringiyimana Theogene yakubitishije imirabyo yakubitishije inkuba zitagira amazi yigaragaje avuga ko burya byari agatwiko Uwiringiyimana Theogene batigize baryamana. Jewe nari isugi ndabizi nyine ibiganiro byakugezeho we byihorere bakomeze babicurange nanjye nitwikire tu. Kuva nabo naricarana nawe ngo dusangire n'amazi twaryamanye gute ni mu mwuka. Uyu mukobwa Theo yakubitishije inkuba avuga yuko ngo yamukubise wuncenca akamutwitisha inda akanga kumufasha akanga no kugira n'urumiya muhereza. Yaje ku mbuga nkoranyambaga aravuga ati bareke babicurange bareke bagire ibiki ngo burya ngo nzaza nsobanura ukuri nkucacanga nkushyire hanze mvuga yuko utigeze untera inda. Theo akaba yaragize agahinda gakomeye cyane ndetse gakabije kuko yamusebeje ndetse abana be bakaba bazabireba bakibaza ati se uyu mwana usa n'uwarwaye urushwima ufite ikibazo cy'ibiryo n'inzara ikomeye cyane nibabona Theo naramuryamye hejuru bazavuga ngo iki. Aho ngaho niho hakomeje kubera urucabana. Theo bose babireba arira amarira nk'ay'uruhinja, ariko nawe ari wowe amarira nk'ay'uruhinja wayasikanuza dore ko uno mwana w'umukobwa Uwiringiyimana bavuga ko bari bararyamanye nawe rwose umubonye ntiyagutera ifemba. uyu mwana nanjye ni ukuri rwose mubonye nta femba na rike yantera sibyo kuba yanaritewa. Theo bose babireba ntasamaje habe na gato nta buranga na buke yifitiye ahubwo ngo yashakaga gutwika ashaka gufata icyo bita femu akayikontorora nawe ngakibera umusitari nk'uko yavugaga. ayiwe ibintu bikomeje kubera ku mbuga nkoranyambaga bikomeje kurutabana kuko uno mwana rwose ngo nawe yashakaga kwigira na wa wundi waje avuga ko ari sheri wa Juno. Uyu mukobwa ibyo bikomeje kuba agahumamunwa n'agaterera nzamba kubera ibintu ari kwikoresha. Akoza ngo yafashe agafoto kamwe na Theo bose babireba ngo niko katumye amwisukira akamumenyera akagera no ku rwego rwo kujya kumutaranga ku mbuga. Theo akamanuka arira amarira nk'ay'uruhinja yamushize mu gahanga ngo babajwe nuko uyu mwana yavuze ko yamuteye inda. ayiwe bikomeje gukomeza kugorana ubwo Uwiringiyimana Theogene akibona uwo muntu uri kuvuga ko yamuteye inda agahinda karamwishe aravuga ati noneho iby'umwuka wera reka mbijugunye mu gatebo maze bitisha inkuba n'ubundi ntacyo bimaze. Uyu mukobwa ibye ntawamenya cyangwa se wa mugani w'umunyarwanda ngo ntawarubara ijuru niryo ngo rizamucira urubanza dore ko Theo bose babireba atazongera ngo gushwishwibiriza abantu atukana yuko amaze kubikuramo isomo dore yuko yatukanye ibitutsi bikomeye cyane abantu benshi bakavuga yuko Theo bose babireba yasaze muri iki gihe asigaye akora ibiganiro ngo nagisohora imiziki bakavuga yuko ashobora kuba afitemo akantu ka toroma muri we ndetse ko bita uburwayi bwo mu mutwe aho benshi bagendaga bamusabira kumujyana indera bitewe n'ibitutsi yasohoraga mu kanwa ke nk'umukozi w'Imana nk'umuntu wiyeguriye Imana nk'umuntu Imana yakuye kure cyane. Ibitutsi yasohoraga nibyo byatumye benshi bamusabira kujya indera. Uwiringiyimana Theogene ku biganiro byatangiye kugira ama episode ndabona bikomeje kugorana. Nyamukobwa ati Uwiringiyimana Theogene naramubishyeye kuko na n'ubu bagiye kumupima basanga nyiri isugi. Ibintu bikomeje kuba gaterera nzamba. Iyi sugi y'umukobwa ikomeje kubica bigacika dore yuko ishobora kuba nta hepfo nta ruguru ifite kuko ntisa n'umuntu Theo yakifuza dore yuko nanjye ubabwira uri ahangaha nta musomereho n'utuzi iyo wucece yayitwara hirya ntayo nakemera. No mwana w'umukobwa cyokoze ubufasha umuntu yamuha nubwo kumugurira ikigage kuko nicyo kimubereye dore ko ntabwo wamwicaza ahantu hasobanutse nko mu mbari zisobanutse cyangwa umusohokane nk'umusheri. Reka uyu mukobwa n'uwo muri mukubita umwica apfiriye mu cyaro aho bita mu rutumva ingoma dore yuko no mu Rwanda hatagihari sinzi aho yibera. Ibintu birakaze.
ibintu bikomeje kuzamba gusa twihanganisha Uwiringiyimana Theogene we wahohotewe bavuga yuko ngo yaba yinjiye muri wucence akayishekombora akayishwanyaguza akava mu mavuta akinjiramo ndani cyane akayisopeza mu nda indani akamenya ukuri kuri yo ngo dore yuko ngo yavuye yavuga indimi niko uyu mukobwa yavugaga yinjiyemo ndani muri wucence arazishokombora arakubita yinjira muri paradizo garabanza ayirira ku gatundi. Ahaha, ibintu bikomeje kugwana rero, kora subscribe kuri Giro, ibintu bikomeze kuba rare yare. Mukomeze mukande subscribe, mutere comment, mukande like, dukomeze tubakurikiranye izi episode ariko jugunya kuri YouTube dore ko yabyise ama episode.